si muri Angole gusa cyangwa se n'ahandi ahangaha ndi kuvuga imirwano iri kuri ubu ngubu ndetse n'utundi duce tunyuranye bashobora kujyamo ubwo nakubwiraga Lusenda nayo iri muri binoculars zabo uzarebe no kuva za Bukavu bamanuka bajya za Bukavu bagereze mu bice biri huruguru ya za Bukavu ahandi hari ikibuga cy'indege za Kavumu n'iki hakaba psychological war ni nk'intambara y'imitekerereze yo kubanza guteguza abantu ngo twaje intare za Sarambwe zaje supporters bati baje dore abantu mwatangiye guhunga now icyo gikora nikize no kuvuga ngo nukubanza kubiba nabyita iki niba nabyita ubwoba hariya mu bantu mu banzi bayo AFCM 23 Ndabasuhuje mbahaye ikaze nanone hano kuri One Vision Rwanda TV turagarutse kugira ngo tuganire turabasaba ko dushyigikira mukanda subscribe kandi mukanaduha ibitekerezo kubijyanye n'ibyo tuba turi gukoraho. Ndi Jean de Dieu Ntakirutimana ndi kumwe na Semugeshi Bayingano meze neza yameze neza Jean de Dieu muri Fizi territoire imwe muzigize Kivu y'amajyepfo ariko hepfo aho ngaho ku mupaka ya Kivu y'epfo ndetse na Tanganyika imirwano imeze nabi agace kitwa Anguli nta mirwano ikomeye cyane yahabaye mu misozi yaho ngaho ariko kagiye mu minwe cyangwa se mu maboko ya AFCM 23 MRDP twirwaneho hari abirashyushye twari twabibateguje bijyanye n'ibyavugaga bijyanye n'amakuru y'abagahari twabwira ngo hagiye gukurikiraho muri ibi bice bya Fizi n'ahandi ubwo ahantu hitwa Lusenda niho ubungubu hahataniwe cyane hataniwe kuri mapu abantu baragenda tubereka uko bimeze aho bava naho bagana. Hanyuma rero aho Lusenda ni mu birometero nka 24 kugira ngo ugere muri Baraka abantu bamaze kuyimenya n'amarembo ya Tanganyika cyangwa se n'amarembo yinjiza umuntu muri Tanganyika avuye muri South Kivu cyangwa se Kivu y'amajyepfo. Ibi ngibi nta nubwo bitinze rwose M23 yabiteguje habari mu bikorwa bari nuko no mu magambo ya bamwe mu bayobozi buri muri M23 ibingibi byari byitezwe mu by'ukuri basaga nk'abamaze iminsi baca amarenga ariko natwe badukurikira cyangwa se babanye natwe kuva twafungura uyu muyoboro wacu mushya twagiye tubikomozo Jean de Dieu tuvuga ko inumbero y'ababarwanyi mu bya gisirikare nubwo no muri diplomasi ari byo bari gukora ariko mu gisirikare nubundi byaragaragaga kwibaraka ndetse rega na Karemi nayo numwe mu miji rwose nekereza kuri muri binoculars cyangwa siri mu ndeba kure si AFCM 23 kilometero 25 ku musirikare ayibona nk'intambwe zitarenze 10 hagara ahantu hanini ukurikije n'intambara aba barwanyi ba AFCM 23 bakunda kurwana mu ntambara zagerera kilometero 25 n'ahantu nyine urebeshe ijisho ukaba hareba uvuga uti ni karagasoze cyangwa se n'uriya mugi none akurikije ukuntu ibi bice bimeze ahantu baba bari biba biboroheye nyine kureba nko mu ijoro tange bikundi nyine mujyi babawubona amatari yo yakababireba imbere iyo hari umujyi atari imisozi rwose babahabona erega umuntu utari umunebwe ibirometero 25 wana bigenda utari n'umusirikare utari mu rugamba ni hafi wahagenda ndetse watangiye kubona ko nkuko rwose twari tubyiteze ko arisiyo iri muri uriya mujyi niba amashusho ari kuri internet koko arayo muri Baraka barimo barahunga yego abantu ngira ngo barimo nabibona aho ngaho mamoto benshi biruka muri kuyabona izi moto niza coalition ya cocktail yose FARDC FDLR bari bavuze ko ihari ndetse na za Wazalendo n'indi mitwe yose y'aba mayimayi yabiri muri biya bice rwari nk'urukuta cyangwa se bari babaye nka sheri igomba kurindura mujyi wa Baraka. Baraka rero ije yiyongera ku bindi bice by'ingenzi ariko hakaba n'ikindi kintu gikomeye uyu mujyi barimo barawototera
ngo bashaka kuwufata mu gihe coalition yo ikeneye kubanza gukuramo point zero. Ngira ngo urabizi ko niyo mission ihari ya deployment imaze iminsi ivugwa muri Kivu y'Amajyepfo, ni deployment igamije gufata cyangwa se kwisubiza point zero. Mu gihe bakibitekereza M23 igiye kwactinga preemptively, niba ari ko umuntu yabivuga, no kuvuga ngo reka tubatange, ntabwo turi burindire ko mukora retake, ntabwo nkubita urushyi nimbona uzamuye akaboko ndakarasa cyangwa ndagakubita, sindi burindire ko urwo rushyi rungeraho rwose. So nicyo bari gukora, gukora umuntu umugambi wo gufata point zero urahari. Bamaze n'iminsi rwose babitangaza, uretse n'iby'amakuru y'ubutasi ya AFC no ku ruhande rw'igisirikare n'ubutegetsi bamaze iminsi babivuga. Imyitegurire hari, ngira ngo kuwa gatatu kuwa kabiri iki cyumweru nibwo twavugaga iby'amakuru y'abasirikare batojwe n'ingabo za Isiraheli, bivugwa ko bari mu Burundi bagomba kuhava bakomereza muri biriya bice. Twavuze ibya deployment muri Tanganyika, ubwo hafi n'ubundi y'Ibaraka, si kure cyane nanera n'indimo. Tuvuga iby'ingabo aba mercenaires, tunavuga ariko iby'ingabo za Angola 300 zihari ya Tanganyika, mission kwa rukurinda cyangwa se bo bafite mission kurinda Kalemi, ariko byamera kose Ibaraka nayo abari bayirimo bafite misiyo kwirinda. Ariko iyo bumvishe ko abarwanyi ba AFC 23 bari mu misozi ireba cyangwa se icungama ibyo bice, icyo bakora niki, bafuburira amapikipiki akunze kwifashishwa ara cyane bitewe n'ibice by'imisozi, imihanda nibikoze neza, amapikipiki niyo ari affordable, niyo yorohera abantu kwifashisha. Utangira kubona ku mapikipiki biruka ngo bagenda n'amaguru, nabo barayakoresha bajya muri izi military truck nabo bakabigenza uko. Urugamba rero rwa Baraka nkurikije ibyo ndi kubona biraza kumera nk'uko aka gace ka Ngule byagenze, naga ari ibice kubera ko bari koroherezwa na coalition, bari kumenya ko bari hafi aho bagakuramo akabo karenge. Birumvikana ntabwo wafata umujyi nyine nta sasu urasha, ariko niba urugamba rwagomba gufata iminsi 2, hari n'igihe murasana by'isaha imwe byo gushaka za elema, kuko ntabwo bose bagenda, hari abaresista kuko buri akenshi banakubwira ko ingabo za leta burazihunga mbere, ahubwo FDL na Wazalendo nibo bagerageza kuresista, nabo bajya babyivugira. Uzanareba kenshi nk'urugamba rwa Uvira abantu babyibuka, FARDC imirwano yumvikanye mbere y'ikura mu gifatwa muri kiriya gice, Wazalendo n'ubundi nicyo bazizaga ingabo za leta Kamanyora, mwaradutereranye n'ibindi bice byose kuri mukandara uva Kamanyora za Uvira, mwaradutereranye muriruka tugasigara twenyine. Nahanga rero baragerageza kuresista ayo masasu make bayumvikana, na iyo mitwe ya Wazalendo yakoze iyo resistance ikaguma aho ngo yiringira ko nibura biribuze gukunda ko niba ingabo za leta zihunze abasivile bahawe amahugurwa barakora iki? Ntacyo. Nyine icyo AFC M23 ikora isanga byoroshye, yinjira yifata gusa. Hari uburyo AFC M23 ifite whether nibo babi triggeringa cyangwa babitangiza cyangwa se ni na supporters babo bumva uburyo barwanamo, icyo barwana n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Si muri Angole gusa cyangwa se n'ahandi, ahangaha ndi kuvuga imirwano iri kuri ubu ngubu, ndetse n'utundi duce tunyuranye bashobora kujyamo, ubwo nakubwiraga Lusenda nayo iri muri binoculars zabo. Uzarebe no kuva za Bukavu bamanuka bajya za Bukavu, bagereze mu bice biri huruguru ya za Bukavu, ahandi hari ikibuga cy'indege za Kavumu n'iki, hakaba psychological war, ni nk'intambara y'imitekerereze yo kubanza guteguza abantu ngo twaje, intare za Sarambwe zaje, supporters bati baje, dore abantu mwatangiye guhunga. Now icyo gikora n'ikizi, ni ukuvuga ngo ni ukubanza kubiba, nabyita iki, niba nabyita ubwoba hariya mu banzi bayo AFC M23. Navuze ngo whether nibo babikora cyangwa atari bo babikora, ari bo supporters babo gusa wenda baba bafite amakuru cyangwa se niba batayafite ariko babitekereza bijyanye n'ibihari, ibyo biratuma bigenda bite. Abantu bakabaye barwana
abenshi muri bo cyane cyane FARDC ko twabibonye kuva iyo ngiyo aho batangiriye za uyu mupaka uhuza Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hejuru iyo ngiyo Bunagana kuva kuri za Bunagana kumanuka bagenda bavuga bati bari mu birometero 30 40 abantu bakagira gutya bagatitira harimo n'abantu bo muri FARDC bakunze guhunga ngira ngo icyo igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babizweho kandi si ukubasebya turabibona barahunga nk'umujyi wa Bukavu ujya gufatwa na FCM 23 rwose bwinjiye amakamyo banifata gutya amashusho bavuga bati twaratereranywe ntago tugiye kurwana n'iki bakiruka nibi byabaye muri Angoli no kuvanga ibyo biba byatewe n'iki tumaze igihe tubibona mu bitangazamakuru uri za YouTube channels nabo ubwabo babyivugira bati bahungiye ahangaha none tugomba kubohora bariya n'iki bakibuka uburyo AFCM 23 wirwanamo uko barwanye muri Kivu y'Amajyaruguru uko barwanye muri Kivu y'Amajyepfo abenshi n'abakura makabo karenge bo mu ngabo z'igihugu no muri Yanguli turimo turavuga cyangwa Kanguli biterwa no kushaka kubivuga muri Fizi hariya rwose ngo hafashwe nta mirwano ikazi yabayeho wahoze ubikomozaho ibyo biterwa n'ikizi no kuvuga ngo ufite umwanzi yarasanzwe ari mu bice ariko ngo nta mirwano ibayeho come on wageze ngo se byagenze bite ngo habaye guteguza kenshi baraje bageza aha baraje abantu bakagenda benshi bagakangarana abenshi bagahitamo no guhunga kuko hariya n'ibikoresho psychological war gifitekerezo iyo ntambara yo mu bitekerezo no kurema icyo kintu gisa nk'ubwoba yego iyo reign of terror muri biriya bice uko akenshi niba turi kuvuga Uvira bikaba bizwi ko hariho bari yes iyo reign of terror iraza kujya muri bya bice biri surrounded mu gihe noneho banavuze ko hari iyo numbero uretse no kuba hari abasirikare ubwabo niyo AFC nkubeje mu ndivuga ko FDLR yimukiye Baraka na Fizi iyo terror basa nkaho bayohereje aho ngaho bakoze iyo transmission icyo kintu nyine baravuga bati byange bikunde baje noneho byakubitana rero na zangabo z'igihugu zidafite ubwo bushobozi bwo kuza kuresista noneho abasigaye bari buze kuresista nabo bakaba bari incompetent kuvuga ngo nta bushobozi bo bafite mu bya gisirikare wabonaga iyo wazalenda arizo zirukangaga hagasigara ingabo z'igihugu nibura byitwa ko n'ingabo za leta zifite ubwo bushobozi ibyo turi kuvuga si kinyoma nukuri murabizi neza nukuri nabo bwabo none gishimangira ko ari ukuri kunarenze uko tubivuga harabo bagiye bafunga bakanababuranisha harababuranishwa gusobanura byagenze bite ko mwirutse mwahunze umwanzi ingabo byagenze gute barimo n'abasirikare bakuru ba colonel abazalendo ubwazo zikagaragara barujye ubona abazalendo ifashe colonel mu mashingu rimwe yego ujye yumva umuzalendo nubona yubahutse major wenda autoproclame hariya yihaye amapeti ariko ukabona yubahutse mu majoro cyangwa se umukoloneli rimwe rimwe bafite ishingiro kubera iki muradutererana bigera mu gihe nyine bakeneye ya experience bakeneye ubwo bushobozi bw'ingabo y'igihugu bakamubura ni ukuvuga ngo ahunga mbere y'umuturage umusirikare yiruka mbere y'umuturage cyangwa se bagakora camouflage ngira ngo byaragaragaye muri Grand Nord rwose kakuramo imyenda uniform twadusoko bitandaburaye katafata inama agaterera ku bitugu cyangwa se ihena katayikubita ikiziriko akeshurira nk'ugiye ku isoko ariko buranga abasirikare ngo urutugu rwikoreye imbunda n'ikirenge cyashyizemo bote ngo niwabiyoberwa bafite ukuru rwose ngo bakora ku rutugu bakamenya ko wamaze igihe runaka uheka imbunda cyangwa se banareba rega n'ingendo uko byamera kose n'isura byose byanze bikunze nyine umuntu abaye umusirikare by'igihe uzarebe nawe mu nzira rwose ushobora no guha n'umusirikare atanambaye uniform za gisirikare ariko arebe imyitwarire kavuga ati uyu muntu ntagasanzwe kandi koko kaza gusanga nyuma niko birahura n'ukuri so nahangaha rero nicyo ngicyo kiba iyi Baraka rero nijye mu maboko yabo kuko byo biragaragara mu by'ukuri simbona n'ikintu cyaza kubahagarika tugareye kuri cya kintu cya maintenance ndetse n'igitutu cy'amahanga iyi Baraka ifungura amarembo agana Karemi diplomasi biri gukorwa ubwo ndi kuvuga son excellence Felix Tshisekedi ibyo ari gukora ndetse n'abamufasha nyine ubwo madame 13 n'abandi bari aho ngaho ni AFC ikomeje gupasinga abasirikare bashya iyi pass out Jean de Dieu rwose reka nkubaze nanjye hano iyi mishinga migari binagoye nyine wenda no kuyinjiramo kuko ba nyirayo ntacyo barayivuga ariko nk'umusomyi cyangwa se umusesengura makuru nawe ufite uko ubibona iyi projet
nakita nka long term project kuri M23 urabona niba bana bizagera bagahagarara bazahagararira he ese ubona harimo iyo ntego yo gukomeza banarenga izi Kivu zombi kuko tayari ubu nibafata Baraka n'intambwe nye bakinjira muri Tanganyika bagasohoka muri Kivu nyuma y'imyaka 5 bakinjira mu zindi ntara iyo urebye projection y'aba barwanyi ubona ibuye bari kunaga riza gwahe ikibazo gikomeye kumenya ibizaza cyane cyane muri conflict nk'izi ngizi ndetse no muhashize biba byarabayeho ukabona wenda uko birangiye n'iki ntabwo bijyanye cyangwa bisa nuko abantu ba nyirabyo babivugaga biragoye gukora prediction ariko umuntu aragerageza nuko kubona Colonel Imani Nzenze ushinzwe iby'ubutasi muri ARC cyangwa se Armée Révolutionnaire Congolaise ngabo za AFC M23 avuga ati uko twashutswe kuko bavuga ko muri 2012 na gatatu buriya bashutswe uko twashutswe kuri inshuro ntibizongera gukunda yego ibyo bigasubirwamo na Bertrand Bisimwa perezida wa M23 n'umuzabikorwa wungirije wa AFC M23 uko twashutswe back muri 2012 2013 ntabwo bizasubira tuzagumaha tuzateza imbere abaturage bacu tuzateza imbere imihahirane imikoranire n'ibihugu bituranyi tuzateza imbere demokrasi tuzateza imbere guca ruswa n'akarengane nepotisme hoya ibyo bintu byose nibyo bavuga bizi somo icyo gihe muri 2012 na gatatu ari naho hakomoka impunzi nyinshi ziri mu Rwanda kimwe mu gihe gikomokamo impunzi nyinshi kiragiye intambara yari ikomeye cyane abantu barahunga bagira gute benshi baracyari no mu Rwanda abandi muri Uganda abandi banyeje hose mu karere barahari mu karere hose ukabona ko hashize imyaka iri gukabakaba 2 bafashe ibice biri critical muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukabona ko noneho coincidence cyangwa se navuga ngo n'amarenga yaciwe ubwo Corneille Nangaa ejo bundi nta minsi tatishiza aganira na Bibi Kapinga akaba ari umutangazamakuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gore wagiye hariya ndetse ngo agira ngo yereka amahanga uko igoma bimeze n'ibindi no mu ijoro aganira n'abantu n'iki uko Corneille Nangaa yamubwiye ati Joseph Kabila Kabangi yahoze ari chef wacu ariko atavuga chef wabo nka M23 cyangwa FCM 23 no yahoze ari umukuru wacu kuko yari president w'igihugu ati ntacyo byabintwaye rwose kuba yaza nkaba namuha intebe yo kuba coordinateur wa FCM 23 ukareba uko FCM 23 noneho itakiri no kwizerera mu biganiro to be honest je niko mbibona ntabwo ikiri kwizerera mu biganiro nubwo babahamagara wenda bagenda ariko ntibiri tangazo ntabwo biri ku mutima ntabwo biri ku mutima rwose niba mbere yo kwitabira ibyo biganiro umuntu avuga ko ntacyo atezemo now ibyo biganiro wenda nge oya ibi byo ngo Inter Kongore byo nta nubwo byazabijyamo rwose ndi no kuvuga ntibabijyamo ibi rero by'abahuza byo bashobora no kubahamagara wenda bakanavuga bati okay reka dupfe kujyayo ariko ubwo urumva iyo uvuze ngo dupfe ugakurikizaho inshinga burya yanshinga ikurikiraho ibisa n'imfabusa reka dupfe kubikora reka dupfe kurya reka dupfe kubaho ka dupfe kabanziriza iyo nshinga yatumye ikurikiraho bitakaza agaciro nawe kubera ko umuhuza wenda ashobora kuvuga bati reka tumwubahe tugire dute bitewe n'uwo ari we aho bashobora kujyayo ariko ibi ngibi byitwa ngo Inter Kongore navuga ngo byanatangiye kuba blockade bikozwe n'u Burundi ni igihugu kiri kurwana hariya mu bice kimwe mu bitumye conflict ikuze sinibwira n'ukuntu uwo icyo gihugu cyaba igihuza kiri no muri conflict at the same time ariko impamvu ngiye hose n'ubwo ngo ikintu cyitwa ibiganiro bijyanye nuko bavuga ko amasezerano bagiye bakora mu biganiro ndetse n'ibyo bemeranyijweho bitigeze byubahirizwa ni nkaho bakarabye bakavuga ati ibiganiro nta bihari now yewe mbona iyi conflict evolution imaze kujya ku rwego rwo hejuru bijyanye n'uwo Kabiruje nge ntekereza ko President Tshisekedi araremerewe cyane simvuze ngo agiye kuvaho
agiye gukurwaho. Byo n'indi ngingo bijyanye n'uburyo wa mugari yubatse ibintu bye, buryo ki iriya money diplomacy cyangwa se wallet diplomacy akoresha, atanga ibyo agomba gutanga n'iki, ariko kumenya ngo bizagarukira ngaho urumbaje ngo ese ibuye bari gutera rishobora kuzagarukira he n'iki, rwose biragoye kubimenya. Ariko ntabwo iyi lite yabo yenda kurangira uku nguku, binajyanye na kiritomo bakora, bijyanye na resources batakaza hariya cyangwa batanga hariya, barubaka imihanda, baratanga ibikorwa remezo, barutera ibiti, barakora ibyo bintu byose. Abasirikare barapasingisha abasirikare, byose n'amafaranga. Kimwe mu byo nemera cyangwa se nekereza, Perezida Joseph Kabila Kabange, yego, JKK cyangwa GKK bitewe n'uko wabivuga, naramuka abaye inaugurated, kuvuga ngo agahabwa AFC 23 bakayimuha rwose ibyo abantu batekereza ngo balkanisation cyangwa se la sudanisation cyangwa se federalism, ibyo rwose baze babishyize ku ruhande, kuko uyu mugabo target, cyo ndi kubona target rwose aramutse ayifashe, intego ko bari kwisubiza intebe. Erega afite inziko umuntu wamwiciye amasezerano bagiranye, ndavuga Tshisekedi. Kandi marafite inzigo, yamwiciye coordinateur uri mu kazi Komenanga, habe Kabila witwa umuyobozi w'icyubahiro w'iyi AFC, banavuga ko ari we mucurabwenge wayo, bafitanye inzika ndetse n'amateka narenzeyo tuzi. Yes. Bo barabizi kuko bicaye mu cyumba kimwe, bagira n'amasezerano, akira tuguye igihugu tuwe tugutije, ejo uzatutirura cyangwa uzagira uriki. Arabyanga. Yakuba wagezeyo ati ariko rero aragagara rwose style Putin Medvedev ntago muri Afrika ikora, ntago sigariraho, reka namaze gucakira ngiye gukora ibyanjye uramenye, ndeme ibyanjye undi riyo nzigara ifite kuba mu bavandimwe muri Senegal. Yes, Faye na Sonko, yego Basidio Maye Faye ati Sonko senda kugiraho guti iki cyanga cyo gutirerwa amasari no kwitwa umukuru w'igihugu, oya ntago bikunda. Reka nanjye ndeme legacy. Perezida Felix Tshisekedi nawe yagezeyo arema legacy, ntubari kuyirema, nubwo tuvuga intambara, ariko uyu mugabo afite ibindi byiza yagejeje ku bakongoma. He's a head of state, ibyo rwose abantu bajye babizirikana. Nubwo intambara iza cyangwa se imirwano igapfundikira bimwe byiza bye wenda bitaboneka, ariko as a head of state afite ibindi yakoze, afite legacy ari kurema. Abagabo rero bafitanye amateka. Kabila nahabwa AFC 23 nkuko Komenanga nko biciye amarenga, rwose iyi AFC ishobora kwita iba opposition nini, kandi noneho menace kuri Kinshasa turava 664 batuba nk'utwana baterera mu mugongo, aba rwose ibyabo byabisa nkaho birangishyizwa akadomo. Reka dutegereze turebe aho bigana, tubitega amaso. Iyi conflict rwose iri complex cyane ku buryo kumenya ngo biragana hehe, biragarukira hehe, biragoye. Reka dusoreza ahandi. Agushimiye Bayingana, wakoze cyane Jean de Dieu, abadukurikiye mwe tubashimiye byimazeyo.